Ikaze bakunzi b'amahoro mu muryango, nizere ko aho muri hose mumeze neza, kandi niba utameze neza wihangane, uyu munsi biremera ejo bikanga. Uyu munsi rero ndagarutse kugira ngo tuganire kuri episode ya 2 y'ibintu wakorera umunyeshyari bikamurangiza. Ubushize twarebye ibintu bigiye bitandukanye, uko wakwitwara muri icyo kibazo n'ibindi. Uyu munsi ndagarutse rero ngo tuganire ku kintu kimwe umunyeshyari atabasha kwihanganira na gato. Benshi baribaza bati ese iki kintu ni igiki, ni iki nakorera umunyeshyari ewana amahoro nawe akayabura, cyangwa se akakomeza kubaho afite stress nkuko nawe abaza abarimo arazikwifuriza. Hari ikintu kimwe iyo ugikoze umunyeshyari arananirwa, agahita yigaragaza, rimwe na rimwe akaba yanakureka akaguha amahoro. Ese wigeze kubona umuntu ukurakarira ariko nta kintu na kimwe umukoreye tu, uko wibereye muri gahunda zawe, kuko uri kwiterera imbere kubera ko wifitiye ubuzima bwawe runaka, buroroganize mwana, ibyo bintu umuntu bikamurya bikamubuza amahoro, ugasanga nyine byaramusajije. Niba rero ibyo bintu warigeze kubibona, uyu munsi ndakwereka ikintu kimwe kurusha byose gisoza umunyeshyari kandi kigatuma we amahoro ayabura, wowe ukiberaho mu mutuzo utiriwe ujya mu ntambara nawe. Abantu benshi batekereza ko gutsinda umunyeshyari ari ukumutsinda mu magambo, intonganya, kwihorera ndetse no kwihimura. Ibyo byose ni ibyo abashaka. Iyo uje ugatangira kuvugana nawe, gutongana hasi hejuru, mbese intonganya, kwihimura n'ibindi, mu by'ukuri uri murinjira mu rugamba rw'iyateguye. Wowe uri kwinjira mu rugamba rw'iyateguye. Icyo gihe rero burya biba bigoye ko wamutsinda, kubera ko burya intambara niba wayitangije kandi aba yanayiteguye. Bityo rero wowe hari uburyo bwiza ugomba kuyirwana, kandi utiriwe ujya kwihimura, kwihorera, cyangwa se ngo ujye gutongana nawe. Hari umuntu wajyaga ahora mvugaho ubugambo hasi hejuru, umutiku budashira. Sinamwitaho, nikomereza gahunda zanjye mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ndatekana rwose, nkomeza kumwima attention yanjye, akabona nyine ubuzima bwanjye bumeze neza, buroroganize, buraho, nta kibazo bufite. Iki kintu cyaramusajije, kiramurya, bigeze aho ndabibona akagenda acogora, andeka. Ikintu umunyeshyari atabasha kuba kwihanganira na gato ni amahoro yawe. Iyo ufite amahoro, akubona utuje, umutima uramurya bikamucanga. Menya neza rero ko burya amahoro yawe nicyo kintu cyonyine umunyeshyari atabasha kubaho adafite. Nyine akubonana amahoro biramucanga, bikamurenga. Amahoro aturuka hehe rero? Mu kwiyemeza, mu kutisobanura ku byo avuga, mu kwiyubaha. Iyo utekanye we arashya, biramurenga. Icyo kintu ugomba kukimenya 100%. Umunyeshyari atungwa no kubona ubabaye. Iyo akubona ubabaye, umutima uramurya, ukamuzengereza. Ikindi kintu buriya ugomba kumenya, umunyeshyari atungwa no kubona ubabaye. Mbese wowe kubera ko aba kubona ubabaye, iyo abonye ubabaye aba yumva amezewe neza. Iyo rero abonye ufite amahoro, wimereye neza, ababuze icyarya, ariyangiza, wa mujinya we, bwa burakari bwe, niwe bisaza, bikamugarukaho. Buriya rero hari ikosa rimwe abantu beza bakora, rikongerera umunyeshyari imbaraga batabizi. Bakibaza ati se ni iki nabigenje gute, kuki ibi bintu nabikoze?
Niba wifuza rero nshuti yanjye gutsinda utavunitse kandi utagiye ujya mu ntambara n'umunyeshyari n'uwo muntu kwanga, mu by'ukuri byaba byiza ukoze subscribe kuri iyi channel, kuko ngiye kukubwira ikindi kintu abantu beza bakunda gukora nk'ikosa batabizi, bigatuma abanyeshyari baryuririraho bakaba babarangiza burundu. Iryo kosa rigusubiza inyuma rikagusoza. Ariko niba tugeranye ahangaha, andika igitekerezo cyawe muri comment, uvuge ese koko ishyari, abanyeshyari babaho? Wowe ubona ari gute umuntu yarwana n'umunyeshyari kugira ngo amutsinde amurangize burundu? Ahasigaye niba tugeze hano, iyi video ikaba yagufashije, ukaba hari ikintu wungutsemo, kanda like ubundi dukomeze. Ikosa abantu beza bakora rigaha abanyeshyari imbaraga ni iri ngiri.